arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubw'imbaraga zawe, kubw'ubuntu bwawe, kubw'urukundo rwawe. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Dusengeye buri muntu wese ugiye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo rigire umumaro. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye. Turasenze kugira ngo aya mugi mwami, kuko ijambo rityaye riri inkota ityaye amugi impande zombi. Turasenze kugira ngo rigire icyo rikora ku muntu wese, kandi turasengera umutima wa buri muntu wese kugira ngo ubohore kubw'umwuka wawe wera. Turasaba kugira ngo imbaraga zidasanzwe zigaragare, kandi impinduka iboneke kubw'umwuka wawe wera. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Bene data, nejejwe n'Imana uyu mwanya ngiye kuvuga ijambo ry'Imana. Mwese abateze amatwi ndabashuhuje, Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota ityaye ifite amugi impande zombi. Bishatse kuvuga ngo ijambo ry'Imana rijya ribasha kurema ikintu kikabaho. Ijambo ry'Imana rishobora gukuraho imisozi cyangwa ibimeze nk'ibibazo mu buzima bw'umuntu. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Dusome hano mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 7. Reka dusome igice cya mbere umurongo wa 7. Ibyakozwe n'Intumwa haranditse ngo, arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramukingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo 2 barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galileya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Imana itugirire neza. Aya magambo ni amagambo yafashije umutima wanjye cyane, kuko hano haravuze ngo arabasubiza ati, si ibyanyu. Turebye ku murongo wa 6 ngo, nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli? Ni ikibazo bari bamubajije abigishwa. Arangije niko kubasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Ku murongo wa 8 rero, haleluya, ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ngo amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramukingiriza. Imana itugirire neza cyane. Ubundi intego y'uyu munsi ni ukuvuga ngo akamaro k'umwuka wera mu buzima bwa Gikristo. Twirefeye hano muri Tito 3 umurongo wa 5 n'Abagalatiya 5:16. Akamaro k'umwuka wera mu buzima bwa Gikristo. Noneho turakomeza tuganira ngo umwuka wera nindi, kuki dukeneye umwuka wera. Turebye muri Yohana 2:14 kugeza 26 habisobanura neza.
ariko aya magambo dusomye ni amagambo atwumvisha ko hari umurimo umwuka wera akora mu muntu, kuko hano haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo umwuka wera ashobora gutuma umuntu ahinduka agakizwa. Umwuka wera kandi ashobora kweza, ashobora gutuma umuntu yezwa akava mu bizira, akava mu byaha, agakurikira Imana. Umwuka wera, haleluya. Nta wundi muntu wakwemeza umuntu iby'ibyaha bye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwo mwuka naza azatsinda ab'isi, azatsinda imitima yacu, azemeza abantu iby'ibyaha. Nigeze mbona abantu dusenga umwuka wera akora umurimo ukomeye, nk'uko umuririmbyi yabivugaga ngo niwe wemeza abantu. Yigeze yemeza umuntu, yari umuntu wishyira hejuru, ari umuntu ubona ibintu by'agakiza abisuzugura cyane, abona ari ibintu bitakunda, afatwa n'imbaraga ararira, kandi yari umuntu ukomeye cyane. Umwuka wera aramufata, yuzura imbaraga nyinshi, ararira, arihana ibyaha, asezera ku byaha. Uwo ni umurimo umwuka wera ajya akora. Ikindi umwuka wera akora, umwuka wera ashobora kuduhindura tugahinduka. Umuntu niba yakoraga ibyaha akava mu byaha akajya mu buzima bwo gukizwa, kuko ni ubuzima. Hari ubuzima umuntu aba amenyereye kubamo, kumva ntacyo bumutwaye, ariko umwuka wera yaza akamubwira ati no, aha si ukwiriye kuba, ahubwo ukwiriye kuba mu muryango w'abana b'Imana. Kuki dukwiriye kuba mu muryango w'abana b'Imana? Ubundi ijambo ry'Imana ribivuga neza. Ubundi umwuka wera ni umufasha, kuko hanavuze ngo umwuka wera ninde. Kuki dukeneye umwuka wera? Umwuka wera rero ni umufasha. Ni umufasha ushobora gufasha umuntu mu bintu bimwe atarashoboye, akamushoboza kugira ibindi bintu akora. Imana ishimwe. Umwuka wera utuma umuntu aba umugabo, kuko ijambo rivuga ngo muzaba n'abagabo bo kumpamya. Hano dusomye haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudeya yose. Umwuka wera atuma umuntu amuhamya, ahamya Imana. Umwuka wera azana imbaraga. Ubundi umwuka wera ni imbaraga. Izi mbaraga rero hari uburyo zikoramo. Ubundi umwuka wera Bibiliya ivuga ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, ariko ijambo rikavuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye ryera, yabahaye ubushobozi, abaha n'ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Umwuka wera rero umumaro we iyaje atuma umuntu ahamya. Niba umuntu yagiraga ubwoba bwo guhamya ko akijijwe, agahamya ko ari umukristo, umwuka wera atuma abantu bera imbuto. Icyo navuga aha, umuntu afata icyemezo abitewe n'umwuka wera, akavuga ati jyewe ndakijijwe, ibi sinzabisubiramo, kandi bigashoboka. Umwuka wera rero ahindura imitima igahinduka. Umwuka wera agatura mu mitima. Haleluya. Dusomye hano mu bice bibiri, hano turareba abantu ngo Petero abasobanurira ibya Yesu, abemeza ibyabaye, abemeza ibya Yesu. Ibice 2:14. Ariko Petero ahagararana n'abo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudeya n'abatuye Yerusalemu mwese, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa,
n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, nzashyira n'ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro no gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima, n'ukwezi guhinduke amaraso. Uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza, kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Yemwe bagabo b'Isirayeli mwe, nimwumve aya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamiririshije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba, mwamubambishije amaboko y'abagome, ibohoye umubabaro uterwa n'urupfu, kuko bitashobotse ko akomezwa narwo. Kuko Dawidi yavuze iby'uwo ati, nabonye umwami ari imbere yanjye iteka ryose, kandi ari iburyo bwanjye ngo ntanyeganyezwa. Nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, ururimi rwanjye rukishima, kandi umubiri wanjye uzaruhuka wiringiye ibizaba. Kuko utazareka ubugingo bwanjye ikuzimu, cyangwa ngo uhane uwera wawe abone kubora. Wamenyesheje inzira y'ubugingo, uzanyuzuza umunezero kuko ndi imbere yawe. Bagabo bene data, nta kimbuza kubabwira nshize amanga ibyo sogokuruza mukuru Dawidi yuko yapfuye agahambwa, ndetse n'igituro cye kiracyari iwacu n'ubu. Nuko rero kuko yari umuhanuzi, akamenya ko Imana yamurahiye indahiro yuko izamuha umwe mu buzukuru be ngo abe ari we usubira ku ngoma ye. Yavugaga ibyo kuzuka kwa Kristo abibonye bitari byaba. Nicyo cyatumye avuga ati, aterekewe ikuzimu, kandi ngo n'umubiri we nturakabora. Imana yazuye Yesu, uwo natwe twese turi abagabo bo guhamya ibyo. Ahangaha ni ibihamya Petero we yasobanuraga ibyabaye, agira ngo Yesu bemere Yesu. Yagiye asobanura amagambo menshi, ariko tutagiye kure, umwuka wera wenyine niwe ushobora kwemeza abantu iby'ibyaha, ndetse akabemeza n'ibitangaza agiye kubakorera. Yesu ashimwe cyane. Nanjye uri hano, Yesu yaranyemeje, ntago nari bukizwe nkurikije uko nari imeze, kuko icyo gihe aho narindi ntago bemeraga imbaraga z'umwuka wera cyangwa idini narindimo. Hari uburyo babifatagamo, ariko umwami Yesu ansura nicaye ahantu ndi mu musigiti, kwa kundi basenga ya masengesho, numva ngewe izindi mbaraga ziramanutse, ntangira kuvuga ngo Yesu nari naramubonye ankorera imirimo n'ibitangaza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo namwe yarabazuye abari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro. Umwuka wera rero hari imirimo akora undi muntu wese atashobora. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo umwuka wera yagukura kuri urwo rwego uriho ubona nawe unywa ibiyobyabwenge, unywa inzoga, ubona warabuze uko ubigenza, warabuze igisubizo, warabuze umuntu wagufasha. Yesu yagufasha, yakohereza izindi mbaraga. Wowe gusa upfa kumwemerera, ukavuga uti ndakwemeye mwami, namenye neza ko ngewe ntashoboye, ariko umwuka wera yanshoboza. Ikindi, umwuka wera ashobora gutuma ufata icyemezo. Ubundi umwuka wera agereranywa n'umuriro. Umuriro ushobora gutwika, umuriro ushobora gukuraho ibizira, ukuraho ibyaha. Imana idufashe. Umwuka wera, haleluya, haleluya. Hano aravuga ngo namwe muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, ngo muzaba abagabo bo kumamya
i Yerusalemu n'i Yudaya yose muzaba abagabo. Nubwo bagututse bakakubwira ko utaba umugabo, umwuka wera yatuma uba umugabo. Imana ishimwe. Nubwo bakubwiye ngo ntuzikamira n'amata cyangwa bajya baca umugani, sinzi niba ari umugani ngo ntuzikamira nayimbwa. Umwuka wera yaguhindura umuntu ufatika, kuko umwuka wera we twaramuhawe kandi ni isezerano. Imana ishimwe. Hano haravuze ngo umwuka wera azahamya ibyo data yasize avuze. Imana ishimwe cyane. Uyu mwuka rero ndagira ngo mbabwire ngo afite umumaro mwinshi. Umumaro wa mbere, ashobora gutwika ubundi umwuka wera ni umuriro, agereranywa n'umuriro. Hari umuntu ujya gukizwa akumva arashya. Nigeze niga mu kigo cy'abayisilamu, noneho Imana igambirira gutanga agakiza icyo gihe. Noneho umwana umwe aza yiruka, aravuga ngo arumva ari gushya, ngo agiye kubona amashanyarazi akoze siriko. Kumbi Imana yagambiriye kumuha agakiza, wakumva arimo arashya, akajya areba akabona ni umuriro ugurumana. Umwuka wera rero agereranywa n'umuriro. Imana itugirire neza. Umwuka wera kandi ni umufasha. Ijambo ry'Imana ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana iturengere. Umwuka wera kandi agereranywa na kashe. Ntushobora kujya kugura imiti hatariho kashe. Icyo gihe babona ari ibintu byafojyari. Ariko iyo hariho kashe n'umwuka wera, umwuka wera ni kashe. Abafite umwuka ni ikimenyetso cyemeza, haleluya, ikitwemeza ko tuzajya mu ijuru n'umwuka wera arimo. Ubundi se ko twizera ko Imana iriho twarayibonye se? Ariko ifite ukuntu yagiye twiyereka mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mu buryo bw'imirimo, ndetse umwuka wera agaragara niyo cyagihe wihebye ukumva wacitse intege, ukumva byakuyobeye. Hari ukuntu wumva ijwi rituje ry'ihumure rikubwira ngo witinya, burya ni mwuka wera. Ushobora kwibaza ngo se umwuka wera ubundi namubona gute? Icyambere cyatuma ubona umwuka wera ni ugusenga. Icya kabiri, ukihana ugatera intambwe, ukavuga uti Yesu, nanjye nkeneye kuma umwuka wera. Nigeze niyiriza, abantu bagiye biyiriza, ngewe mu gihe cyanjye nakiriyemo Yesu nabonaga abantu biyiriza ubusa bari gusaba umwuka wera. Nanjye najyaga niyiriza ngasenga nkavuga ni Imana, wanyujuje umwuka wera, ni gute nakuzura umwuka wera? Ukiyiriza amasengesho y'iminsi 3, ukiyiriza icyumweru, uvuga ngo Mana mu mwuka wera. Ubundi umwuka wera dukwiriye no kumusaba. Haleluya. Dukwiriye gusaba umwuka wera. Impamvu rero dukeneye umwuka wera nuko umwuka wera ari umufasha. Dusomye hano muri Ezekiyeli ibice 37 havuga uburyo uyu mugabo ngo yeretswe amagufa yumye. Ngo amaze kubona ayo magufa, maze ngo Imana iramubwira ngo mbese aya magufa yakongera akabaho? Ezekiyeli aravuga ngo simbizi, Mwami ni wowe ubizi. Hari igihe umuntu atahita ashomoka agavuga ngo ndabizi ko yakongera akaba, ariko umwuka wera iyo umubanje imbere, haleluya, ugaca bugufi ukavuga uti Mwami ni wowe niringiye, ukareka bya bintu byose byagukererezaga, bya bintu byose byagutandukanyaga n'Imana. Ushaka kwibaza utari ko se ni biki byantandukanya n'Imana? Icyambere, ubusinzi bwagutandukanya n'Imana, ubusambanyi bwagutandukanya n'Imana, ubujura bwagutandukanya n'Imana, kubeshya byagutandukanya n'Imana. Bukwiriye kuba we umukristo akwiriye gusa na Kristo nyine, kubera ko n'umuntu ucuruza ubufu asa n'ubufu. N'umukristo rero akwiriye gusa na Kristo, akwiye kuzura imbaraga, kuko n'ijambo riravuga ngo mube maso kandi mwirinde hatagira umuzi wo gusharira uboneka muri mwe. Imana idutabare. Iri jambo rero narikunze cyane. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Mu buzima rero bwa gikristo umwuka wera afite umumaro mwinshi. Reka mbakundishe gusaba umwuka wera, reka mbakundishe gusaba impano y'umwuka wera, kuko no mu Bagalatiya 5 hari hano havuga amagambo, havuga imirimo ya kamere, hakavuga n'imbuto z'umwuka. Hari aho bagere bakavuga ngo imirimo ya kamere ngo ni ugusambana, ni ugusinda, ni ugusenga ibishushanyo, ni ukwibona n'ibindi bisa bityo.
noneho rero imirimo ya kamere yo, imirimo ya kamere ntabwo Imana iyikunda, kuko ibyo umwuka ashaka si byo kamere ishaka. Ndetse uzanarebe iyo ujya gukizwa cyangwa ujya gufata icyemezo, hari igihe urwana n'amajwi. Emerera Mwuka Wera, iryo jwi rigukururira mu byaha rireke, rikwingingira gusiga Imana rireke, ahubwo twaza, gira ubutwari, wegera Imana uyibwire ngo Mana ndi umunyantege nke ariko ufite imbaraga zo kumpindura. Umwuka Wera, imbuto z'umwuka rero ni urukundo, ni ibyishimo, ni ukugira neza, kwihangana, ingeso nziza, guca bugufi, kwirinda. Imana itugirire neza. Imbuto z'umwuka rero birakwiriye ko umukristo wese yuzura imbuto z'umwuka wera. Ikindi, imbuto z'umwuka nazo zishobora kuguhamiriza, kuko umwuka wera ubundi kugira ngo twemere ko ufite n'iza mbuto. Uzabona abantu benshi bavuga ko bavuga no mu ndimi, ariko wajya kureba ukabona imbuto ntazo, ukibaza utuyu ni wa muntu wahoze ahanura. Bene data bankurikiye hano, reka mbabwire, Imana iguha imbaraga zinesha imirimo ya kamere. Ubundi ni ibintu bisobanutse. Imbuto z'umwuka nizi, imirimo ya kamere niyi iragaragara kandi ntishobora kwihishira. Rero ikintu nagusaba, gerageza. Ushobora kuvuga uti jye naragerageje byarananiye. Hari umuntu twaganira ambwira ati jyewe naragerageje kureka inzoga birananira. Ati nakura hehe umuti watuma ndeka inzoga? Umuti nta wundi, umuti ni umwuka wera. Emerera Imana, emerera Imana, kizwa, reka ibyaha. Iyo umuntu avuga gutya gukizwa, hari igihe umuntu abyumva akumva wenda bikomeye. Ni ukuri nta kintu gikomeye, kwemera gusa. Ukavuga uti Mwami Yesu ndakwemereye, ukatuza umunwa wawe, ukavuga uti Imana mbabarira. Warangiza ubundi kwihana ni kimwe, no guhinduka ni ikindi. Umumaro rero nanone w'umwuka wera urahindura, utuma umuntu ahinduka. Guhinduka kandi ni icyemezo umuntu afata, akava muri iyi nzira akajya mu yindi. Nta gihombo kirimo gukorera Imana. Imana ibaha umugisha. Ushobora kuba waragendanye n'ibikomere byinshi, ukumva hari ibintu bitashoboka. Uyu mwuka wera arabishobora. Umwuka wera yagushoboza kugera aho utigeze ugera. Uyu mwuka ngo ni umwuka w'imbaraga. Ngo bano buzuye umwuka wera, buri muntu wese atangira kuvuga ururimi rw'iwabo. Abigishwa ngo buzura umwuka wera, ariko bari bamaze igihe ngo bateraniye hamwe basenga bavuga bati Mana twuzuza imbaraga, tubabarire, bihana. Muri iyi minsi 10 rero y'amasengesho birakwiriye ko twongera gusubira ku isoko tukabwira Imana ngo Mana gira ikintu uhindura mu buzima bwacu. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, ibahe imbaraga zidasanzwe. Ni byinshi twavuga ku mwuka wera, ariko umwuka wera agira umumaro ukomeye. Umwuka wera ni ikimenyetso, umwuka wera agereranywa n'umuriro, umwuka wera agereranywa n'amazi. Ayo ni amagambo y'Imana. Hanyuma rero aya magambo nanone ari mu Bagalatiya ibice 5:16 nayo hari uko avuga. Yesu ashimwe cyane. Ubundi nibakubwira ngo uzura umwuka wera, ntago ari wowe wawiyuzuza. Umwuka wera ni Imana iwukuzuza. Haleluya. Ntabwo wowe washobora kwiyuzuza umwuka wera, ariko ni icyifuzo ugira ukabwira Imana uti Imana nyeneye kunyuzuza umwuka wera. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana rero nshaka ko dusoma nanone. Turasoma hano mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 ku murongo wa 2 aravuga ngo umunsi wa Pantekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Muri Yerusalemu habaga Abayuda b'abaturage b'abanyadini, bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru.
uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa n'uko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo, barumirwa bose baratangara. Mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire, kandi turi abapariti b'abamedi n'abanyeramu n'abakapadonikiya ni Ponto no muri Aziya. Aha ni ahantu abantu bari bagiye baturuka, bari baturutse mu mpande nyinshi baje i Yerusalemu. Igitangaza rero kiza kuba ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri urabatungura. Icyampa muri uyu mugoroba umuriri ukagutungura. Icyampa uyu mwanya uri kumva ijambo ry'Imana hakagira impinduka iba. Icyampa uyu mwanya ukumva ijambo ry'Imana rikagukomeza muri situation wari ugezemo. Erega uyu Mwuka Wera azana gukomeza mu buzima busanzwe. Imana itugirire neza. Uzagenda ukomeye igihe abandi batsinzwe. Turebye hano mu Bakorino ibice 2 umurongo wa 18 niho havuga ngo natwe nitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka. Umwuka Wera atuma tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Imana itugirire neza. Umwuka Wera atuma twitegereza ijuru tukarikumbura. Umwuka Wera atunihira iminiho. Umwuka Wera ageraho Imana iba. Oh, haleluya. Akageraho Imana bakatunira imini, akavuga ati runaka ameze gutya, amaranye iminsi icyifuzo. Umwuka Wera azamukana ibyifuzo byacu imbere y'Imana akatunihira. Imana ishimwe. Erega na Yesu yaravuze ngo ningenda, ni byiza ko ngenda, kuko ningenda nzaboherereza umufasha. Haleluya. Uyu mufasha rero azagenda abafasha mu byo mucamo byose. Ni byinshi twaganira kuri aka kamaro k'Umwuka Wera, ariko byonyine kuba twarakijijwe nabwo ni Umwuka Wera. Kuko usanga nk'umuntu yari umusiramu bigoye ko ahinduka, ukabona yarahindutse, ukabona yahinduye ingendo. Izo ni imbaraga z'Umwuka Wera. Bene data rero, icyo nababwira, Umwuka Wera hari ibimenyetso. Ikizakubwira ko wuzuye Umwuka Wera nuko uzanesha ibyaha. Kuko nanone kuzura Umwuka Wera ugikora ibyaha ntacyo byakumarira. Tujya tubona bibishye cyane. Muri Matayo 5 niho havuga ngo muri umunyu w'isi. Umuntu iyo yuzuye Umwuka Wera aba umunyu. Nta kuntu rero waba utari umunyu kandi wuzuye Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo atuma ubuzima buhinduka. Niba wari ubihiwe, uri muri condition de vigoye, uri mu bigeragezo bikomeye, Umwuka Wera akakwishimisha ibyishimo utazi aho biturutse, kandi wakureba akabona bitakunda. Jewe nagiye mbona Imana inyuranye ibihe pe. Imana ijya inyuranye ibihe. None Umwuka Wera kandi ni imboni. Umwuka Wera ashobora gutuma ureba imbere aho ujya, yatuma umenya urugendo ujyamo, yatuma utayoba. Umwuka Wera, haleluya. Imana ibahe kuzura Umwuka Wera mu izina rya Yesu. Umwuka Wera agira imirimo myinshi. Tugiye kuvuga ku Mwuka Wera ni byinshi. Umwuka Wera yigeze akora ikintu gikomeye. Haleluya. Nigeze mbona mu giterane umuntu arwaye, ameze nabi, atumva. Abantu baravuga bati abantu bamusengera sagakira nibandi. Ngaho nibigerezeho. Bati ngaho beti genda usenge turebe niba koko uri umurokori. Ngo muri abavuga butumwa. Nanjye koko numva ngize ikibazo, numva ngize ubwoba. Ariko Umwuka Wera hashize iminota mike numva muri nge hajemo kwizera. Mbwira abantu ni mureke tumusengere, Imana iramukiza. Ubundi gusenga ni ukwacu, gukiza ni ukw'Imana. Tusenga Imana, tubona Imana iramukijije. Arakira pe. Amatwi yari yarapfuye kandi biturutse ku myuka mibi, amatwi arumva arazibuka. Byari mu giterane kinini. Umuntu arumva arakira. Umwuka Wera ajya akora imirimo ikomeye. Umwuka Wera ajya yirukana abadayimoni. Umwuka Wera ajya akiza indwara. Umwuka Wera agira impano nyinshi zikomeye.
nigeze mbyibonera. Nanone undi munsi rero Imana hari ukuntu ijya ibigenza kugira ngo ahari abantu batirata imbaraga zabo. Uwo munsi umwe rero niga muri 6e segonderi, icyo gihe nigaga ku Gikongoro, tuvuyeyo ngera mu rugo ahantu muri famiye bari bazi ko nakijijwe. Noneho sinzi ukuntu bazanye biswi ahari baguze ariko ziroze, sinzi urumva byari ibintu bibi. Noneho baziha umwana, yari umwana muto amezi nka 6, aziriye uwo mwana ahita agira ikibazo araremba aza no gupfa. Noneho apfuye rero baravuga bati hano haje umukozi w'Imana naza asenge. Ndagenda ndasenga ariko nkumva afite kwizera. Iyo ugikizwa rero uri mu bubyutse bwinshi uba wumva ufite kwizera. Ndasenga Imana ninginga Imana. Igihe ndi gusenga numva ijwi rimbwira ngo rekeraho uwo mwana namucyuye. Ndangije ndababwira nti rega Imana ivuze yuko yashimye ko bigenda gutya ni mwihangane. Ariko kubivuga byari ibintu bikomeye. Bakaguma bambwira bati oya senga. Barize umugabo n'umugore, yari umwana w'imfura, bati senga uyu mwana azuke, senga mukozi w'Imana. Nanjye njyaho, Mana wazuye Lazaro, Mana wakoze ibikomeye, Mana kubera emotion. Ntabwo Imana rero ikora kubera emotion z'abantu, ahubwo Imana ikora icyo yagambiriye gukora. Imana yaje kubaha imbaraga cyakora, ndabasengera mbona Imana irabakomeje, irabakaruma, barihangana. Ubundi rero umwuka wera atwigisha no kwihangana mu bigeragezo. Umwuka wera ashobora kukwigisha uburyo ubana n'ikigeragezo kandi kikazanarangira. Hari igihe abantu benshi bakunda kuvuga ngo dusenga ibigeragezo biveho. Hari ibihita bivaho ariko hari n'ibitahita bivaho uwo mwanya. Bisaba yuko wihangana ugasenga Imana kandi bigakurwaho. None se Paulo ko yasenze akajya asengera ririya jisho, yasenga Imana ikamubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Rero tudatinze umwuka wera akora imirimo ikomeye, yagukorera igitangaza muri uyu mugoroba. Arabishoboye. Igihe abantu bamaze kunanirwa, umwuka wera we ntananirwa. Umwuka wera yagukuraho hantu uri. Umwuka wera yagukura muri ako kazi kakugoye akaguha kandi. Umwuka wera yagushoboza kunesha ibyaha. Umwuka wera, oh haleluya, ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira, ndabifuriza kugira imbaraga mu izina rya Yesu. Uyu mwuka wera nabambika imbaraga, nabahindure, nagira ikintu akora. Ndabasabira imbaraga zidasanzwe, imbaraga umuntu atakura mu bindi bintu ibyo ari byo byose, imbaraga ziva mu bwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Mwese ndabasabira, nanjye nisabira Imana nisuka umwuka wera. Umuriri nugutungure icyampa Imana uyu muriri w'umwuka wera, haleluya, ukagutungura aho uryamye, ukagutungura aho ku gisasiro, ukagutungura uri muri gereza, ukagutungura uri mu kazi wihebye, ukagutungura muri urwo rugo uhora urira uvuga ngo Mana kuki wangenje utya, ukagutungura muri ako kazi ukora utishimiye. Umwuka wera yagusanga naho hantu hasuzuguritse akagukorera imirimo. Reka kwiganyira, imbaraga z'Imana zirahari kugira ngo zigukureho umugayo Satani yagushyizeho. Umwuka wera kandi yakwemeza nawe utarakizwa ugakizwa. Haleluya, ugakizwa ukava mu byaha. Ufite umubabaro mwinshi, wabuze umuntu wabwira, ngwino ubwire Yesu. Ufite ubupfubyi bukuremereye, ufite ubupfakazi bukugoye, uribaza utari ko ngewe n'iki nakoze. Ntacyo wakoze, ahubwo saba Imana. Bwira Imana ngo Mana ndaje, Yesu ntunganye, mpindura, nkuraho umugayo. Erega reka kwikoma n'abantu nguvuge ngo n'abantu oya, ngo abantu ngo nibo babigenje. Oya, senga Imana ikuzuza umwuka wera. Umwuka wera azaguhindura igikoresho cy'Imana. Umwuka wera azagufasha kureka ibyo biyobyabwenge. Umwuka wera azaguhuza n'umuryango wawe watandukanye nawo. Umwuka wera azakurinda akugeze no mu bwami bw'Imana. Hari ijambo rivuga ngo abafite ibyo byiringiro nibiboneze. Oh haleluya, nk'uko uwo aboneye. Umwuka wera araboneye. Abafite ibyo byiringiro nibiboneze nk'uko uwo aboneye. Abafite ibyo byiringiro nibihane, babwire Imana ngo natwe turaje. Ushobora kuba wariringiye umuntu
ukiringira bene wanyu. Iringira Imana. Imana igikora wamaze kumanika amaboko ukavuga uti jye sinshoboye ahubwo ni wowe ushoboye. Oh haleluya. Imana nigushyigikire mwene data. Imana niguha umugisha. Imana nigusure. Imana nigukiza iyo ndwara urwaye. Umwuka wera naza akora imirimo. Erega aho ku gisasiro Yesu yahagusura. Erega aho wahuzurira umwuka wera. Ntabwo wamenya impamvu uri guca muri ibyo bihe, ariko Imana igihindura n'ibihe. Imana itugirire neza. Nigeze mbona Imana ikiza umuntu wari urembye, yamanutse hejuru y'inzu arakira, yashwanyaguritse. Iyo ni imirimo y'umwuka wera. Nta kintu na kimwe cyagukuraho umugambi w'Imana. Igihe Imana yakuvuzeho, niba Imana yaravuze ngo uyu muntu azakizwa, uzakizwa byanze bikunze. Nubwo wakwihimbira ibicocero, Adamu na Eva ngo muri Edeni, ngo inzoka iraza ibwira Eva ngo harya Imana yarababwiye ngo nimuzarye kuri iki giti, ngo yarababeshye, ngo yagira ngo mutazarema nkayo. Arambwira ngo rya kuri iki giti, ngo numara kukirya urahita uba nk'Imana. Satani araza abashyira mu rujijo. Iyo Satani ashuka abana abashyira mu rujijo, akabereka ko byarangiye, akabereka ko Imana ibanga. Ndagira ngo mbatangarize mu izina rya Yesu, Imana iracyabakunda kandi umwuka wera azakora imirimo ikomeye, azahindura ibintu bihinduke. Umwuka wera, twasomye ijambo rivuga ngo si ibyanyu kumenya ibihe n'iminsi. Ibyo ni ibanga ry'Imana. Imana itugirire neza. Umwuka wera rero ni ibanga ry'Imana yonyine. Mureke dusaba Imana iduhe umwuka wera. Imana ibaha umugisha mwinshi kandi Imana ibasure. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, urera, urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi zo gukiza, ufite imbaraga nyinshi zo gusobanurira aba bantu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turasengera aba bose bashaka gusobanukirwa ijambo ry'Imana no kumenya gusoma Bibiliya. Turabasengeye kugira ngo Mwami ubuzuze izi mbaraga, ubuzuze ubushake. Kandi turasenze kugira ngo abatarakizwa nabo bakizwe, bamenye imbaraga z'Imana, bamenye imbaraga ziri mu gakiza. Uhindure ubuzima bwabo. Abari mu buzima bw'ibyaha bave mu byaha bajye mu buzima busenga mu izina rya Yesu. Turasengera ababyeyi, turasengera abagabo, abana bato, abakobwa n'abasore, abanyeshuri, ibyiciro byose, abasaza n'abakecuru. Mwami Imana, genda ukora ibikomeye kandi uhindure ibyo bari barimo, ubarwanirire, ubereke kuri Imana. Hari igihe Satani abihebesha akabereka ko byarangiye, ariko mu buryo bw'umwuka biba bitangiye, kuko Mana urihagije ngo utabare itorero ryawe, ngo utabare abera. Ndetse waravuze ngo ntuzasuzugura intore zigutakira ku manywa na nijoro. Dusengeye aba bantu bafite ibyifuzo kugira ngo ubafashe, ubagirire neza. Izina ryawe ryubahwe ku bwabo. Turagushimiye. Icyubahiro n'ubutware nibikugarukire Mwami. Amen. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.